shobora kukubaza ngo wakoze ibyaha byinshi ninde? Shobora kumbwira Yuda. Nakubaza ngo wakoze ibyaha bikomeye ninde? Dore ko Yuda yagowe, wavuga Yuda. Ariko ibyaha bya Yuda ni ibyaha by'uburezi, by'ubuginga. Ari umuntu wumva icyo yazize kumva n'ikintu, kumva yazize ubuginga rwose. Ziko mu bigishwa 12 bose, mu bigishwa 12, Yuda niwe wenyine wavukaga mu murwa hagati. Bandi bari abaturesi b'i Galilaya ku mazi, ba Filipo bavuye munsi y'ibiti. Uretse Yuda niwe wari umwana w'ijyo, mbese wo mu mujyi kate. Uzi impamvu Yuda yamutoranyije ari uwo mu mujyi? Muzi impamvu? Yarabizi neza ko birirwa mu misozi babwiriza, ariko mu buzima busanzwe hari ibyo bakeneye. Ntago yari kubituma Petero wahoraga mu nyanja ngo amenye aho imitsima iri. Reka da, yaravuze ati reka ntware na Yuda wo kwitara uzi aho za capati ziba. Barutoromayo aho niwe nshaka ko wumva. Ntago yatatse avuga ngo Mana ndashaka guhumuka, ahubwo yatatse avuga ngo mbabarira, kuko azi ko mu mbabazi hari buzemo guhumuka. Haleluya! Icyo Imana ikeneye nuko mugirana ubusabane, naho ibindi byose ukeneye Imana irabizi. Imana iduhane umugisha mwinshi, tuze dufate ibira twumva icyo Ihita avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice cya 10, duhere ku murongo waho wa 46, ntacyo bitwaye, tugeze kuri 47. Ubundi twumva icyo Ihita avugana natwe. Mariko 10, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 10 umurongo wa 46. Abafite ibiri imeze nkanjye ni ku rupapuro rwa 47 mu isezerano rishya. Haranditse ngo nuko agera i Yeriko, akiviye Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwa Barutoromayo, umusenzi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvishe ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Imana nidufasha cyane. Subiremo 47. Haranditse ngo yumvishe ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Imana idufashe cyane. Twihute tujye mu nsanganyamatsiko mwateguye, tuyihuze n'uyu murongo, twumva icyo Ihita avugana natwe mu ijambo ryiwe. Zaburi 118 umurongo wa 1. Haranditse ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Imana idufashe cyane. Nongere subiremo. Haranditse ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Imana idufashe cyane. Reka twongere tuvuga amazina yacu. Ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basanase. Turasa uhereye ku wa mbere w'umukobwa yitwa Plamedi. Turasa yujuje imyaka 10. Uwa kabiri ni umuhungu mwiza usa na se yitwa Asa. Turasa. Uwa gatatu ni umuhungu ne mwiza usa na se yitwa Hilo. Uwa kane rero ni umukobwa, ariko we nta cyatuma tudasa, yavutse byaramaze kwemera. We nta cyatuma tudasa, kuko icyo yakaga ari mu nda cyamugeragaho, avuka asanga byose bihari. Ako mwamereye Yesu amashyi ko ntacyo bitwara.
Oh, haleluya! Kandi shimira Imana nubwo batatu ba mbere bavukiye muri strago za danje, ntago madamu yantaye. Ubwo se mwamutunze ibiganza mukavuga Imana imuhe umugisha. Kuba taranyobye ngo nsige muri iyo mihare, akemera kuebana gushavurana nanjye paka dutegereje yera. Zina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndamushimiye, iyera yumve ko nyishimye, yumve ko nyishimye. Rero ngeze hano natinze, murumva ni ku cyumweru tuba turi ku mirimo iwacu naho. Ubwo nabibwiye umushumba ko tuzagera aya masaha, ari nayo mpamvu twari turi kubasaba imbabazi ngo mutibaza impamvu twakerewe tutatangiranye namwe. Ubwo rero ndimo ndabasaba imbabazi, kandi murareba nk'abamaze kwizima, ahubwo Imana ibamere umugisha. Ninza kurangiza nabwo muranyemera mushumba mitenyena, kuko muri iyi minsi hari umugisha mbonye gato, abawukurikiranye mwarawubonye. Ubu ngiye kwimukira muri ya nzu Imana yampaye. Ni ukuri kose ukwa kabiri kurashira nyiryamyemo. Mbese nabwiye madamu ko umunsi wa mbere tuzaba tuyirimo, kuko ikosa ntakora ni ukuyijyamo cya kindi bakarabiramo baryamye kitarajyamo. Iryo ryo Mana uryumve, mbivuze ndi hano ku ruhimbi. Sinshobora gukora ikosa ryo kuyijyamo kitarajyamo. Kubera iki? Nabisezeranye na madamu, ndamubwira ngo umunsi tuzayinjiramo ijoro rya mbere aziraza anyemerere nyiraremo nyiryamyemo. Twarabisezeranye, arabinyemerera, nanjye ndabimwe. Hari impamvu ibidutera. Uzi system yo gukarabira mu ibase? Urayizi weho? Mene zanzu nababwiye z'imiryango 3, 5 ziri mu gipangu kimwe, ntago zigira amadushe, nta n'ibikoni zigira. Buri muntu atekera imbere y'umuryango we, kandi utatetse turabimenya. Yutatetse tugira gutetura. Hari igihe muba mugiye kurya umushyushyo nawe mukawurya ukonje waraye. None hanze hariya bakabavumbura ko mugiye kurya ibyaraye, kuko batabonye ko mwacanye imbabura. Mama Rudomo ruri guteka ari hanze akajya yitumisha igitunguru, kandi barakirimo. Mfasha nzanira cya gitunguru cy'umutuku kugira ngo wumve ko n'icyumweru gihari, kandi we utanacanye ngo ushyushye. Izo nzu rero nta bikoni zigira, ukarabira muri salo, kandi nabwo ugakaraba witwararika kugira ngo amazi atameneka ku gikuta, kuko aramutse amenetse ku gikuta nyir'inzu yaguha piriyaje. N'igihe aza akikurisha irida akahita basuhuza ngo mwaramutse, agira ngo arebe ko nta mazi yamenetse ku gikuta, agakomeza. Icyo gihe rero gutera imibare nawe umutera iyindi. Uyita ukora icyo bita system yo gukarabira mu ibase, uyitereka ku hasi ukayita uhagararamo. None kuko nta base ya kabiri ufite, ugafata isafuriya ukaba ari isukamo amazi ukatereka ku kameza imbere yawe, uyisiga isabune, ukajya udaha amazi n'igikombe ukisukaho akamanukira mu ibase. Urumva rero izaba inkijije gukarabira mu ibase, ikama icyo baryamamo, nzakirara. Undi hari ikintu ukora nubwo igini ridapfa, ariko ukabona ko rizezengeye, kavuga ati wagini urazazengeye, bicaho byagaciye, urajya kuzura umutwe, wenda ngeze mu Kanogo nterera peyaje, byose ni haha. Ubwo rero ndahita njya kureba abafundi, kuko bari gukora amasuku kugira ngo
mugemo. Nta kintu kiryoha nko gutambuka vuga ati hano umva ngo nusobanure ko mbona Imana ibaho umugisha mwinshi. Nashimaga Imana ubwo rero ninsoza nabwo muranyemerera njyeyo kuko umva nababwiye ko umunsi ntayo mfite ntago bazakora, ariko igihe mfite yo kubahemba nibwo bakora. Irinzi igeraho muyibonera nta n'ideni ry'umuyede ndimo, buri munsi mbishyura buri munsi. Kubera iki? Hari ababosi nagiye nkorera bakajya badukuzaho, ukamutegereza akakubwira ngo ndaje ariko shawe isakuriza, urasakuza mubi. Saa 4 zikwikubitamo saa 5 kumva arakubwiye ngo ntago nkije. Ubwo uzi hari n'ababosi muza ngo mudusengere ngo hateye ng'ikintu cyitwa inyatsi, tuzajya tukubazaho inyatsi yavuye ko nta bayede uraza inzara. Bari abana barara barira utabishe. Ubwo rero muranyemerera nibike mbashyira uduceri twabo, siko bimeze, kugira ngo bajye guhaha hakiri kare. Imana ibahe umugisha. Murareba nk'abamaze kumurushya, musigare musirimba nanjye nceho, kuko nasirimbye namwe mukiri ku mashuri. Murimo murabyumva? Ubwo rero Isubiza mushumba twarababaranye, ujye ubivuga nutabivuga nzajya mbivuga. Uriya twaribwiranye dusanga twese twari twarahwereye. Reka ngarukira aka gasura ni Yesu. Twarababaranye we. Ubwo rero mukate mubyinira Imana nanjye nje guhemba. Amen. Mwateguye insanganyamatsiko nziza ivuga ngo nimushimire Uwiteka haranditse ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nakomeje gusoma uyu murongo cyangwa iki gice, sanga haragenda hagarukamo ijambo rivuga ngo imbabazi, 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 imbabazi. Nanjye numva nta rindi jambo ndi buvugeho uretse imbabazi z'Imana. Ariko imbabazi z'Imana zihabwa nde? Ese izi imbabazi z'Imana tuzibona hakozwe iki? Ese imbabazi z'Imana izitangaguza uko ibonye, cyangwa hari ikibanza gukorwa kugira ngo itange izo mbabazi? None ndaza gusa nk'uwibaza ikibazo nawe ukibaze, kivuga ngo ubundi hari ikintu wakora ugafata Imana ntinyeganyege ikahita iguha izo mbabazi, cyangwa se hari umutego watega ukavuga ati ndaguteze ntabwo urenga aha ngaha, ku buryo watega Imana ukavuga ngo ndayizengereje? Usa nk'ubyibaza nanjye mbyibaza. Ese hari iki senye shobora gusenga ukabwira Imana ati Imana ibi nibi ibi nibi ibi nibi, Imana ikamanuka kubikora ako kanya, cyangwa hari n'iby'isi birigakoresha? Uzi ko hari igihe usenga ugasengera abarwayi ntawe urwaje ikakwihorera. Ibyo avuze ugasengera ibyifuzo byawe, ugasengera igihugu n'itorero utari na chef de zone cyangwa umuyobozi w'isi, buri kikakureka ugakomeza ugataganga inkweto igahengana. Terani rya mbere n'irya kabiri na konsera akayizamo, na niba turakayizamo akajya niyongeza, yajya no mu rugo agapfukama imbere y'igitanda ikakwihorera, ikabikuyobye gato, ikabikuretse. Kandi igihe uyisanga ukagira ngo barayitemye muri jenoside cyangwa yabaye ihunze gato. Yobu niko yavuze. Yaravuze ngo nishaka iburyo n'ibumoso nkayibura, kandi ntaho yagira aho ngaho. Niki wakora? Nirihe jambo rijya rituma Imana itarenga aho ngaho ikagira icyo ikora? Ku basore benshi nabonye ari urubyiruko, hari igihe werekanwa kandi ufite amasezerano bati ndaje ndabukoze, ukahita urambagiza. Abakobwa batwemera nabo Imana ijya ibaha umugisha. Uzi kujya kurambagiza wejejwe ku mutima no mu mufuka ngo hari icyo yakuvuzeho gusa.
ngaca kandi uwo ntago arambagiza avuga ikimujyana ko hateretse uwifite. ubwo se uterese bakakwaka nimero za telefone wabigenza uhita uvuga ikikujyana sha ukarambagiza ibyemera wanava ukatwitira mu cyumba cyo kwamama Karema ikavuga ngo najyanye nawe ndabukoze ikimenyetso nagushubije. wasubira mu gitondo akavuga ati ndabyemeye ukikoza akanyarira wabura natike ugakora ubutayu bwo munsi y'inzu. mbabwire ko abajya akanyarana kizabonwa no ku musozi w'Ubugande baba bahaza baba bayafite. none se ubwo wafata 3-5 ngo ugiye gusengera akanyarira na ruturu abana baburaye uyita uhimba ubutayu bwawe bwo mu miyenzi kavuga ati na hano mana urandeba ubera hose icyarimwe. ubu wafata 26 ukajya i Bugande nayo uzarirayo isini yose ukayayisenkani bavuga umusini ukayasiga i Bugande ngo wagiye gusenga Imana. muri dushe ntayibamo se uyita uhimba ubutayu bwawe ukayihamagara haburaga ibyumweru 3 bakaguhamagara iwabo umukobwa ngo bimeze gute ati nta jambo Imana ivuga ngo rihera ati nyamara tukubwira wowe waza umva uzatuzanira n'agashya. kobwa nawe yakwihengeka ahantu ati nzabubakorera ukarinda kure kukajyana mu gisharagati nta nkwano tuki umva zigahaguruka ugusabira baga ngo inkwano irihika kwihorera. ariko icyo nyikundira ntizadukoze isoni. aba bazungu nabo umva mobile money na Tigo cash zaraje wicaye mu gisharagati ukumva ka message ngo tururu. oya nubwo ije ku munota wa nyuma ariko iraje iraje. nigeze mura n'utu message muranyemereye ntuvuge nari ndakuyeho nari ngezemo amezi 4 y'inzu nyiri gipangu arinjira kandi nyiri gipangu yo yinjiye umuryango yinjiyemo iyo adatuye muri icyo gipangu uhita umenya ko iyo nzu yinjiyemo uyirimo atarishyura uhita umenya ikimugenza. none abandi bo mu yindi miryango bishyuye buri mudamu ahagarara uko abamaze kwishyura bareba agashya kagiye kukuba. madamu nyirinzu rero atayemo iwanjye mu rugo twatugezemo amezi 4 ahita ambwira ngo pastor ngo haye iminsi 2 kandi ntago ari ya priyave ahubwo priyave irahura n'amezi 4 umazemo nzazuma inzu yanjye kandi tuzandikirana kuko uri umukozi w'Imana n'ibintu byawe nzabiguha ubijyane ntago nzabifatira tuzanandikirana ko nta deni ndimo ariko nkeneye inzu yanjye. subwo ntiyaranjombeyemo ra biranyobera hari igihe wumva isi kugwiri nyoberwa iyo mva niyonja ariko yeri ishobora byose. uzi ko hari igihe ivugana natwe turi mu bandi ntibumve ariko wewe ukumva ijwi. muri uyu mwaka ndayiraritse iyera yo mu ijuru izakumera amakuru y'ukuri izakumera amakuru y'ukuri y'ijuru. irandangira imbwira umuntu mpamagara twari igihe giturangira we fata telefoni ndetse yari n'umukristo wanjye yasengeraga no mu yindi paruwasi namuhamagara w'umusore ufite uruhara. ubwo urumva umusore ufite uruhara atarakuyeho wakeka ko hari ikintu afite. nawe twahuriraga muri niba ture nasohoka ntashe nkabona ari gufasha abamama n'abakuze bari kwikuburira hanze numva ijwi rirambwiye ngo nimuhamagara ariko namwibuka ko n'abapfura utwatsi nkumva nta kana afite rwose.
ariko none se ko numvishe ijwi ndamuhamagara, namwe ati ko ngushaka urinde, ariko nakumva uko avuga burya hari ukuntu aba yafite bavuga, n'imvugo uvuga burya igaragaza ko nta kintu ugira. Mwati ni pasiteri kanaka, ngo pasiteri kuyigo kungukuye nimero yanjye nanjye mpita nihagararaho. Hari ukuntu rero umuntu ajya yiha, none so umushumba yaburi nimero zintayamaze si paruwasi imwe si n'akarere kamwe. Ati none se ngusanga aho uri, none se tuzahure ejo, ariko nkibuka ko ijwi ryambwiye ko ari uwo mugoroba atari iby'ejo. Tamwe atwanda gushaka muri uyu mugoroba, tamwe ati rero ngwino mu rugo. Aha ndangiye nabwo numva na ahantu hasobanutse. Nawe reba munsi y'ambasade y'Abanyamerika ituhareba mbese, ubwo se haba umuntu wa Kenya Kaki ku muhanda w'amabuye hari ikaritsiye wumva ukahita wumva abahatuye uko bimeze. Mageze rero asanganira ku muhanda, turinjira, ngeze mu gipangu mbona harimo imodoka, ninjiye muri salo mbona harimo abandi basore babiri bibereye kuri mashini. Ngo pastor amakuru ni meza, turagukunda cyane. Abajene rero ntago bateka ngo barya imikati yitwa pe France, ariko hari igihe ukugera imbere wakwibuka ibibazo wasize mu rugo n'umanuke ukajya urya utumva icyanga. Babonye ndangije gufungura, buri muntu afata mashini ye, bagenda mu byumba baca amakorodoro batereka, mube muganira nta kibazo. Sigarana ikibazo cyo kuvuga, ari gihe bigucanga ukabura ubihera. Turi muri salo turi babiri, se ndavuga ati ndajuma amafaranga y'inzu ndahera hehe koko ubu ndabivuga gute. Nanjye ko ati none bamperekeza tukagenda tugana, ati oya badusiza muri salo kugira ngo mbwire. Ndavuga ati karabaye, ubu numva binjemo, numva imbaraga sinzanu zivuye, mitamwe ati rero ndimo ideni ry'inzu amezi 4 none nayabuze, basohoye mu nzu. Narinje ngo umpa amafaranga nishyure, nta no kuguza, narinze ngo umpa amafaranga nishyure. Nyimara kubivuga mbona hinze umushyitsi, mbona aratitiye, mbona bizi ibyuya. Ngiye kumva numva aravuze ngo Mana ndagushimye kunzi. Kubera iki? Ngo umunsi ubanziriza uwo nguwo ngiyo ntebe uko nari nyicayemo ndi kubivuga, ngo umuhanuzi yaraje arabinjirana amusanga muri salo wenyine, ngahita yicara muri iyo ntebe atamushuhuje, ngahita amubwira ngo ukunicaye muri iyi ntebe, umuntu uzaza akicara muri iyi ntebe gutya uzakemura ikibazo cye nta bindi avuze. Rero ahita ashima Imana ati Imana burya uranzi kandi uri bukemura ikibazo cya pasiteri. Tudafitiye igisubizo Imana ibifitiye iki igisubizo. Uko ari kunganiriza gutyo, ubwo yari afashe telefoni mu ntoki, mwumva arambajije ngo urimo amezi angahe? Ni amezi 4. Ukwezi kwishyura angahe? Ndamubwira. Ngo ubwo yose hamwe nangahe? Nkamubwira. Nawe uko tuvugana nkajya numva agatelefoni ke gasona, mwumva ni nk'utumesaje turi kujyamo. Nawe sinarinzi ko abantu bajya kuri beka badahagurutse aho bicaye, ubwo yari arimo abikuza we. Komera Yesu amashyi ntacyo bitwaye. Ubwo ahita ambaza ngo none se uri muri mobile money, naho waba utayirimo wabyemera agahera mu kirere ukazindukirayo bagushyiramo. Azindukirayo bagushyiramo da. Ariko haleluya, garurira Imana icyizere no mu gisharagati inkwano yabone. Uzi ikintu cyambabaje? Yarayasunitse
nanjye nkumva agatelefone kanjye karimo karavibura ngo ubaje yose cyangwa n'ay'ukwezi kumwe, umva ihungabana. Numva arambwiye ngo ubusura ataha gute, ngo reka nongereho n'aya moto. Nkumva agatelefone kanjye karimo karasona, ngo ariko ejo uzagure n'agafuka k'umuceri. Iyo Yesu yaje n'agafuka k'umuceri nako kajyaho, nako numva ngo numvaga ari utumeshaje tugamo, avuga atarimo arajyamo tu. Amerekeje rero nkajya mbona ntasezera vuba ngo ndebe muri ako karasharamye, ndeba yo yashize, kamerekeza kanganiriza akambwira kuna nkunda. Nkavuga ati nta kibazo rero reka simbuke nihuta, tireka nkugeze hano imbere, reka yasubiye inyuma koko ntareba muri aka karasharamye koko niba yagezemo cyangwa niba yahagamye mu kirere. Ariko Imana ishimwe, ibyo udafitiye igisubizo Imana ibifitiye iki igisubizo. Ijambo nje kuba mitamamagara madamu amubwira ati shari ndayazanye, nari maze kureba tamakisate yose y'inzu ndayazanye. Ikintu cyambabaje nengeye kubabwira, navuye Kacyiru n'amaguru paka mu Gasyata kandi ifite ibifaranga kubera umunezero gusa. Avuga ati ndategera ku cyapa cy'imbere nkashiduka inciyeho, ndi kugenda mbyibazaho gusa, shiduka ndinze ngera mu rugo. Hari ibyo Imana igukorera ukamera nk'urota. Niko Abisirayeli bavuze ngo umunsi batahaga bari bameze nk'abarota batabyumva neza. Nyirinzaza bukeye rero aje ngo tumuhe inzu ye. Noneho buri muntu wajya ngo bari bahamagaranye n'uwajyaga gukata ntiyagiye uwo munsi, buri muntu ahagarara imbere y'umuryango we uko abyumva. Yinjirana n'agakaye ngo twandikirane, mbwira madamu ngo jya mu cyumba yazana. Kandi urebe nagiye kuyabikuza na bati bampa 2 kugira ngo muhabye zibe nyinshi. Nubu ufite ideni ry'umuntu amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 200, ukayabona ngo umwishyure, ntuzamwishyure mu 500, uzamwishyure mu 1000, nawe avunika yabana. Gerega ubundi abakozi b'Imana muba muyafite. Allah, tuba tuyafite kuko dukorera iki? Mani baho umugisha mwinshi. Nagiye ndeba muri Bibiliya abantu Imana yazaniye imbabazi bakazanga, ikazisubizayo bari bazikeneye, ariko bakazira ko batavuze ijambo ry'inyuguti 9 rivuga ngo mbabari. Iri jambo kugira ngo umuntu arivuge ugira ngo yikoreye ingunguru y'amazi cyangwa se kiriya kibafu, kandi ari ijambo ry'inyuguti 9 rikubiyemo imigisha yose. Arindi mu gitabo cy'Itangiriro ndebamo umugabo witwa Adamu n'umugore witwa Eva, ngo nibo bantu babonye Imana amaso ku maso gutya. Imana yarabakundaga ikababwira ngo I love you. Ngo yajyaga ibasura buri nimugoroba, buri munsi yarabasuraga ngo bakanayiherekeza. Haku baherekezaga Imana baganira ngo iki ko ngo bumva ngo Imana yarabasuraga ngo bakayiherekeza, ngo Adamu na Eva bakagenda baganira n'Imana. Ariko wa Mana we, nguze umugabo wampaye yavuye kunyereka ku mazi, anyereka intare,
ngo maze n'imbogo niwe wazise imbogo, Imana nayo ikanezerwa ngo bayiherekeje. Ubu ko yatahaga bagasigaraho, yabasezeragaho ibabwira ngo, yarababwiraga ngo urabeho, yarababwiraga ngo nzagaruka, yaba itariki itari, muzi ukuntu yabasezeragaho ibabwira, yababwira ngo bayi naheje, ngikahita yigende. Ngo bari bafitanye urukundo n'Imana utabasha gusobanura. Natinze Adamu na Eva baracumura. Bacumuye kubera rwa rukundo Imana yabakundaga, ntago yabataye. Yagarutse ibazaniye urukundo rwuzuye imbabazi kugira ngo bongere bagirane ubusabane. Sobanuzi wa Bibiliya yaravuze ngo mu kiganza kimwe cy'iburyo yari itwayemo imbabazi, ariko mu kiganza cy'ibumoso ngo yari itwayemo ibikapo bitatu. Ibikapo bingahe? Bitatu. Nabibuze hano n'icyo ngicyo, narazi ibyo bikapo. None se mwe ntimuri kumfirima, namwe nimubiza. Akabese ibyo birafatika. Ariko kano kari gatora, gato karemereye ariko Imana ubwo yazaga kubareba ngo mu kuboko kumwe yari itwayemo ibikapo bitatu, mu kundi kuboko itwayemo imbabazi, kuboko kw'iburyo. Igeze muri Edeni irahamagara, bundi barayisanganiraga, ariko uwo munsi ntibayisanganira. Imana irahamagara ngo yewe Adamu we, muri hehe? Reka mbabaze, Imana yari iyobeho Adamu ari, yari ihaze. Buriya kiriya kiganiro Imana yagiranye na Adamu yari irimo yatira umutima wa Adamu, ngiye ko Adamu yavuga ngo mbabarira. Ngaraga turihishe, ngo kuki mwihishe se? Imana yari iyobewe impamvu bihishe. Imana yari izi, yari irimo icokoza umutima wa Adamu. Naho icyo kiganiro cyose agiranye na Adamu yavuze ngo mbabarira, ahubwo ahita ahindukirana Imana ngo si umugore wamaye, iyo utamumana ari gucumura se wanshutse. Ako kanya aho yavuze ngo mbabarira, ahubwo ahereza kuki? Ku Mana kariyo nyamakosa. Imana iravuga ati ubwo wanze kunsaba imbabazi nari nazizanye, harya uri umugabo siwe wanyaga mbere, ubwo rero fashe uvuga butumwa nyine. We nashaka yica, yicarire n'ubundi kari danje. Imana ihita ibwira Adamu ngo kuko wanze kunsaba imbabazi ngo nguhe imbabazi, kuko wanze kuvuga ijambo ry'inyuguti 9, akira umuzigo wawe, zajya ubona inzara uko wasaze, zarya umutsima ari uko wiyishe icyuya. Yewe Adamu we, umubumbe uzakubana danje. Yemwe bagabo ko mutanyitaba ngo karameze, yemwe bagabo, buri iriya si twirirwa dukata byaducanze, turazira Adamu utaravuze ijambo ry'inyuguti 9. Ro muturanyi wanjye, ucuku ugenda buriya nta kindi uzira. Urazira Adamu. Abagabo muvuge ngo ni danje. Imana imaze guha umuzigo we, Adamu irahindukira ireba Eva. Eva we nta no gutinda, we yahise asubiza diregita ati Eva, ni inzoka bana, nta
Imana ati utarema inzoka sura umumama avuga ati kuko wanze kuba ngo mbabarira nawe cakira wenda guha kinini mbanza uzanajyayo. Imana ibwira Eva ngo uhereye umunsi wa none uzajya wibaruka umwana ubyara ubabaye, uriya kumwe kigusekurira mu mbavu. Ako mbanza biryana abamama nawe barataganga. Abamama ko mutanyitaba ngo karame, abamama buriya nta kindi muziramana ma, nta kindi uzira, urazira mukuru wanyu witwa Eva utaravuze ngo ijambo ry'inyuguti zingahe iki. Ko biraryana rata bari bwamubona afatiyeho kimurekuye gato agiye i Kanombe aratibika agatibika cyamucakira ati niyo kwasiteri yavuze amahoni 12 ni paka kimurekuye. Burya kijye kiguhekenya uvuga ati Eva we warabirangije kwere. Erega abakobwa bacecetse namwe ibikapo byanyu birahari. Enda nyakiye ese kiza katwirwa tugitanga ubundi hari ko ibyayo byarangiye n'ubundi. Nta kindi tuzira mwabahungu mwe mumenye ko iyo mugana ari danje. Urumva mwabahungu babahungu basirimbaga iyo mugana ni danje. Nimuze tubakire mu budanje rero. Ubu iyo umaze gukubita capati yawe n'ibishyimbo uraza ugasirimba hano, wabona 12 muba mu nzu muri bane mwayateranira abasenkani mukishyura inzu. Nushaka ebana y'inzu niweho gusa, mituwele niweho gusa, irondo rigateramo niweho gusa, uwisuka gateramo niweho gusa. Strago ni strago ubundi ugakanura mubure kubyina hakiri kare mugifite imbaraga. Hari igihe cyo kutabyina. Ubu twabaga bari igihe mushyiramo igisirimbo wajya gutaruka ukibuka yuko umwana wa gardiyene bamwohereje, ukongera ukamanuka gake gake ukajya ufashirizwa aho uri uvuga ati gardiyene yateye muti. Buriya nimubona abagabo tutabafasha nuko ibikapo biba bitumereye nabi. None se wari bwabo n'umudamu byaye 5 ufatira mikrofoni hano, nimemuona asiye badilika, Yesu asiye badilika. Oya ntabyo yabasha. Abyaye 5 ajya kuzamura ngo nimemuona asiye badilika, akahita yibuka ko wa segonderi yateyemo Yesu asiye badilika, asiye badilika ni Yesu. Ibikapo biri hano hanze ni danje. Ndebera ukwegereye umumbarize ngo igikapo kikumereye gute. Ibikapo bimeze nabi. Cyo nicyo tuzize ijambo ry'inyuguti 9 batavuze. Umubabaro isi bayemo, umuhangayika abagabo dufite n'abadamu turazira abagabo 2, umugabo n'umugore, abantu 2 batavuze ijambo ry'inyuguti 9. Bari bazaniye irindi ry'inyuguti 7 ryitwa imbabazi. Mushumba Imana ibaho umugisha ko mwateguye ijambo rihishe mu butunzi bukomeye ryitwa imbabazi. Iryo rikubuyemo ibyo dukeneye byose. Reka mvuga undi wa kabiri mu isezerano rishya rya kera tugira tunasenge.
tubwire Imana itubabarire. Kandi rekunira ijambo rikomeye, mukangiye kubwira ngo abasaba imbabazi Imana bahaguruke dusenge. Urakomeza wicare kuko iri jambo ni danje kuri vous. Ndaje ngusengere bawicare. Mutunga ibiganza muvuga ngo Imana imuhereho. Dukomeze. Mu isezerano rya kera hari abandi bantu babiri kandi nabo ni umuryango witwa Kayini na Abeli. Muhurikire, Kayini amaze kwica murumuna we, Imana ntago yabatakaje. Mbabwire, Imana yacu ni urukundo. Yarahagurutse iravuga ngo Kayini we, mu byiyumvo by'Imana ntago nagutakaza nubwo wishe murumuna wawe, reka nkuzanira imbabazi. Mu kuboko kumwe ngo hari harimo imbabazi, mu kundi kuboko harimo igikapo cy'igihano. Igikapo cy'igihano yari imuzanye. Navuga ngo mbabarira ndamuhereza imbabazi, natabivuga ndamureka. Mana irazibaza Kayini, namubaza ngo Kayini we, murumuna wawe ari he? Reka mbabazi. Imana ariyo baho murumuna wa Kayini ari yari ihazi. Kiriya kiganiro Imana yari irimo igirana na Kayini kwari ugucokoza Kayini, kwari ukwatira umutima wa Kayini, kwari ugukurura Kayini ngo yitekerezeho, avuga ijambo ry'inyuguti 9 aferi zirangira. Uzikuntu kandi yashubije Imana. Ari abantu bazi kuvugisha 8 na rimwe. Urambaza se muri munange ndi umurinzi we? Nabwo ntago yayisimuhana. Yaramuganije aramwengerega ibyaha biri tugatuye ibintu ugirwa umutima, mbese ntiwabitegeka. Nko yavuze ngo mbabarira ngo ari imyuga. Imana imubwira igihano igiye kumuhanisha ku isi yose. Ntawe uzigera kwica kugira ngo igihano kikumvishe, yari itaramuhana. Bese yari irimo umubwira igihano igiye kumuhanisha kugira ngo irebe ko yavuga ngo ko numva gikazera wabwira Imana ngo mbabarira. Ahubwo amaze kucyumva ateze amatwi, uzi kuntu yashubije? Avuga ngo ariko Mana nawe uri hatari kabisa, urabona iki gihano kidakaze. Asoza gutyo gahunda ye, Imana iramuhana bigicamo, azira ko atavuze ngo iki mbabarira. Ijambo ry'inyuguti zingahe? Isezerano rishya nakavuzemo abantu bageze nko kuri 4, ariko reka mvuge kuri 2. Ananiya na Safira murabazi, simbatindaho. Bagurishije ibyabo. Intumwa ngo ziberaga hamwe zirya ibyabo. Ananiya na Safira bumva agakiza kararyoshye, bareba igisimba bakabona kiraryoshye. Hari mushiki wacu ndamukunda, iyo ari kuririmba kavuga ati nanjye ndakizwa tu, nje ntitiza kuri abajye bansaba indirimbo. Kubyuva hari umujene ubona uvuza sente kabisa igisimba akajya nagara, kavuga ati nanjye wajya kwiga sente. Si impano ye, ahubwo abonye kunagarama gusa. Kaba nanjye nzaje ngarama. Ananiya na Safira bakizwa ariko badahamagawe. Bashyira mu mibare, baravanga ubwo barya ibyabo, ariko natwereka tugurisha ibyacu, ariko nitubijyane byose bana. Yesu bavuze ngaraje ko tubona amezi 6 ashize ataragaruka, aramutse atinzira. Bashyira mu bwenge. Reka mbabwize ukuri, Ananiya na Safira ntibazize ko bashyize mu bwenge, bazize ko babeshya umwuka w'Imana. Ko gushyira muri logique si cya, unampinze ntago ubukoze icyaha. Cyo nigisha ngenda kwigisha umwuka wera, akaba ari uza kukwemeza, ntago ari nge wemeza. Umuntu wigisha ngese ko mbona mudafashwa, dushinzwa gufashwa nawe.
abavuga butumwa rye tugoraba ariko haleluya haleluya Daniel na Safira ntago bazize ko babitse ibintu Petero babajije ijambo rimwe ibiguzi byose nibimuzanye byose murabizanye yego turabizanye kuko ubeshya umwuka w'Imana bajye kugushyingura Petero niwe mupasiteri wakoze agashya ko gushyingura umugabo umugore atabizi nta wundi mushumba uzibeshya ntabwo n'umugore ahageze ati koko ibiguzi n'ibiri umugabo wawe yazanye aterega n'ibiriya ati birenge byuvuye guhamba umugabo wawe nabyo bigezaho nawe yikubita hasi araraba ahita ahamba umugore n'umugabo kwa sebukwe no kwa ba mwana batabizi n'abana batabizi ni Petero wabikoze we bapfuye bazize iki yo Petero ababwira ngo ni ibi byonyine ati hari ibyo twasigaranye nubwo twagombaga kubizana byose tubabarire twashize mu bwenge turavuga ngo Yesu atinze twazabigenza gute tubabarire rwose Imana itubabarire aferi yari kubigize gute azira ijambo ry'inyuguti zingahe iki hari abagabo babiri shaka gusorezaho bagendane na Yesu imyaka 3 uwitwa Petero n'uwitwa Yuda shobora kukubaza ngo wakoze ibyaha byinshi ninde shobora kumbwira Yuda nakubaza ngo wakoze ibyaha bikomeye ninde dore ko Yuda yagowe wavuga Yuda ariko ibyaha bya Yuda ni ibyaha by'uburezi by'ubuginga ari umuntu wumva icyo yazize kumva n'ikintu kumva yazize ubuginga rwose icyaha cya Yuda cya mbere cya Yuda ngo yikoreragamo yarapyetaga Yuda yarazi kandi Yesu yarantangaje uzi ko mu bigishwa 12 bose mu bigishwa 12 Yuda niwe wenyine wavukaga mu murwa hagati bandi bari abaturesi b'i Galilaya ku mazi ba Filipo bavuye munsi y'ibiti uretse Yuda niwe wari umwana mbese wo mu mujyi kate uzi impamvu Yuda yamutoranyije ari uwo mu mujyi muzi impamvu yarabizi neza ko birirwa mu misozi babwiriza ariko mu buzima busanzwe hari ibyo bakeneye ntago yari kubituma Petero wahoraga mu nyanja ngamenya aho imitsimiri reka da yaravuze ati reka ntware na Yuda wo kwitara uzaho za capati ziba kandi kubera yuko ari uzajya ujya guhaha afite ibyo akeneye nzajya muhanisha kosha yitwara buri imyaka 3 yose agendana na Yesu nta kindi Yuda yarashinzwe n'uguhaha ubundi nawe agapyeta koko bagataba boss baragwira umuboss upyeta ntaguteza ingarukwe ndagira ngo mbibutse muribuka umubyeyi waje agasuka amavuta ku birenge bya Yesu muramwibutse yarangiza ngakayahanaguze ayo mavuta imisatsi ye uzi ko mu bigishwa 12 bose Yuda rero wamenya agaciro kari amavuta nuko yitwa wenyine none se Filipo urabona yari Yohana wahoraga mu mazi utanavuga witonda urabona ari we wari kumenya igiciro cyari amavuta Yakobo wiberaga mu mazi reka Yuda no wahise ariko kwere pega amavuta avupfuye ubusi yo bayagurisha ntitwari kuyafashisha abapfakazi n'abakene nahuze imibare kuko yaraza agaciro kayo yaravuze ati nituyagurisha amafaranga araba menshi mu ishakoshi nge mbona uko mpye Yuda wenyine niwe wamenya
agaciro kariya mavu kuko yavukiye mu murwa. Ubu muri iki gihe urumva haba atari nko kwitara mu biryogo inyama byose. Uriya se hashyushye muri iki gihe, muri iki gihe cyane. Cya kabiri cya Yuda, urumva icya mbere bwari ubujura, icya kabiri cyo ni icy'ubuswa bumwe bubi. Yuda yagambaniye Yesu atamwanga, yamugambaniye azi ko batari bumubashe, ahubwo agiye kurya amafaranga y'abaturage b'abarezi, mbese b'abatambyi. Ati numvishe ngo bashizeho ibiceri nguri bumutange, reka nyarye, ndabizi ntago bamubasha. Ejo bundi bagiye kumuroha mu manga, abashyiramo ahita bayoba, arabakweba. Twaciye mu rusengero dusanga bari gucururizamo, arabimena, n'ingabo z'abaroma zishe nazo arazicika arigenda. Aba baturage b'abatambyi reka nyarye ntago bari bumubashe, ndabizi arabacika. Yagiye kugurisha Yesu azi ko batamubasha ari bubacike, nawe ntiyamenya ko igihe cyagize gute cyane. Bafata Yesu natinze, Yuda rero abona baramufasha biremeye, agenda afata amafaranga yajugunyira abatambyi, nabo barayanga ngo bayaguzemo irimbi ryo kurya bahambamo abanyamahanga. Ibintu byose bya Yesu byari bifite agaciro, ariko haleluya, ibi biceri byaguze Yesu ntago ariyo nyigisho nateguye, ariko twebwe abanyamahanga dufite ibiceri twabo ni ku bice. Kizatagakiza n'ubu nde wabashutse. Petero ngira soze. Petero nawe baza ngo yakoze ibyaha biga, mwambwira icyo kumwihakana. Petero mu bigishwa 12 niwe wakoze ibyaha byinshi, 6, 7 mu masaha 12, 7 byose yari amaze kubisekura. Ibyaha yari arimo abikora ku mifiririzo. Hari abantu bakora ibyaha bakanabifatira kwa steri bakajya ku Gisenyi. Abantu bakora ibyaha we ku buryo bitegera. Cya mbere cya Petero ngo yariyemeraga, yigiriraga icyizere. Muramwibutsa barimo basangira ibya Pasika. Yesu avuze ngo mu kanya gato umwana w'umuntu agiye kwicwa, Petero akahita avuga ngo no mu rupfu turagera nayo, no mu rupfu. Ngo uzi ukuntu burya yavugaga amwereka, burya ngo inkote yari afite mu mazi yari yarayize, imyaka 3 yagendanaga inkote. Ngo yaramwereka ati mwigisha no mu rupfu. Ariko wewe ntabwo ushona ko no mu rupfu. Icyaha cya kabiri cya Petero, yimye amasengesho Yesu igihe yari ayakeneye. Muramwibutse ngo bazamuka ku musozi n'abigishwa, ngo Yesu abasigaho gato, yigira imbere gato, ngo basigara aho ajya gusenga. Ageze ngo Petero burya niwe wiyoroshe mbere, ngo n'abandi bahita basinzira. Ngo Yesu abonye inkoni agiye gukubitwa, ngabonye igikombe agiye kunywera, ngahita agaruka kureba abigishwa ngo bamufashe kuhasenga. Hageze asanga bari kugona. Yesu avuga ijambo ryuzuye impuhwe n'agahinda, aravuga ngo munaniwe kubana nanjye isaha imwe. Ngo Petero ahita ahindukira ngo umusonga wundi nubuze undi gusinzira, garongera arisinzira. Icyaha cya gatatu cya Petero, mwihangane mureke gusohoka, ngiye gusohoka. Umwicanyi, yari umurwanyi, ngo yagendanaga inkota, yabaga mu ishyaka ryitwaga Abazerote ry'i Galilaya, ngo bahiganaga n'Abaroma, niyo mpamvu bagendanaga inkota.
kavuga ati umuroma ntanga ndabiza zandangiza, ariko nanjye nimutanga nzamurangiza. Niyo mpamvu nta terambere ryigeze rigera i Galilaya, kubera ko bari barigumuye ku ngoma y'Abaroma. Abonye umuroma rero avuga ati genda guhize wa muroma uje gufata Yesu kamwere. Ngo yamugeze imbere takuramo inkota ugutwi gata kuba kubuye ngo Yesu aragutora gusubiza. Ngo Petero arababara ati ndebera uno mutipe bana, narinzi ko ndi bukata ugutwi nawe akajombamo. Sinamwerekaga ko mfite none ndakata agasubiza. Ubusa amaherezo naya. Icyaha cya kane cya Petero, Bibiliya iravuga ngo ahita asiga Yesu mu kaga. Bibiliya iravuga ngo bakarenga agira gute ahinguka. Icyaha cya gatanu, Bibiliya iravuga ngo arara yicaye hagati y'abakobanyi. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi, ntahagarare mu nzira, ntiyicarane n'iki n'abakobanyi. Arara yicaye hagati. Twamufashe, yavuze ngo azasenya urusengero mu minsi, ngo arwubake mu minsi 3. Petero arara yicaye hagati y'abo bantu. Cya gatandatu cya Petero, yihakana Yesu. Sakibika gatatu amaze kumwihakana. Aho Petero wakoze ibyaha 6 atandukaniye na Yuda wakoze 2, kimwe ari n'icy'ubuswa cy'ubuginga. Ni hehe? Yuda nkaho yavuze ngo mbabarira, abonye amafaranga abatambyi bayanze, ahubwo yimanitse mu giti yikubita hasi arasandara. Petero we isaki maze kubika gatatu amwihakanye, yarahindukiye areba Yesu ararira, aravuga ati mwami wanjye mbabarira. Ngiki cyarokoye Petero wakoze ibyaha byinshi cyane. Imana ibaha umugisha, mwatujije murakurikiye. Niyo mpamvu umuhanga mu bya Bibiliya yaravuze ngo ubwo yavaga imbere ya Yesu yagiye yamaze kwishyira inyuma y'itorero. Niyo mpamvu umunsi Yesu azuka atuma ba badamu ngo bajye kubwira abigishwa ko yazutse, Petero yamuvuze by'umwihariko, mugende mubwira abigishwa ko nazutse ariko na Petero, kuko yarazi ko niritazamo iryo zina by'umwihariko kubera urutonde rw'ibyaha yakoze, kubabarirwa kutabaho. Ariko Yesu ni umunyembabazi. Iyo uvuze iri jambo rivuga ngo mbabarira, mwateguye insanganyamatsiko ivuga ngo Uwiteka ni mwiza, ahorana imbabazi, ariko imbabazi ze ntago azijugunya uko abonye, akeneye kuzitanga ku muntu uvuze ngo iki mbabarira. Ijambo ry'inyuguti zingahe? Soza agace gato k'ubuhamya kajyanye n'iri jambo. Nigeze njya i Butare mu majyepfo, niho mama avuka, hariho umuryango njya gusurayo. Ngezeyo sanga hari umwana w'umukobwa wabyariye iwabo uri kogereza akana k'amezi 2 mu kobo yacukuye asasamo amakoma murabona y'isina. Uruhinja rw'amezi 2 yacukuye umwobo ashyiramo ayo makoma akajya amwogereza muri uwo mwobo. Ndababara ngira agahinda, ndamusuhuza ndakomeza njya muri iyo famiye. Arangije aza kunsuhuza ngo tuganire. Turi kuganira musaba umwana ngo muterure. Arangije niyamuma, mbona ko atari ubugome, ahubwo mbona kanamuhetse ntacyo yambaye. Ndababara, turakomeza turaganira. Ngarutse i Kigali mbwira madamu ibyo nabonye, madamu arababara agira agahinda. Twari mu buzima bukomeye icyo gihe, bukakaye bukomeye, ntabona uko mbasobanurira. Yambaraga imyenda hawe n'abandi, hari umuntu wari umaze iminsi aduhaye igitenge. Madamu ahita avuga ati uwo mubyeyi iki gitenge bampaye nari kuzadodesha, ushakira umuntu ujya i Butare akimushyire. Umuntu ahita amamagara kuri telefone. Nahise afata amafaranga 5,000 twari dufite, nkuraho 2 ndabimuha. Ndamwe ati jya kumwimugura utwenda tw'umwana tw'abana, isoko ryo kumima ryari rigihari, ubishyiranemo n'icyo gitenge, nitubona umanuka azajyana igitenge rikajyanye n'utwenda tw'uruhinja. Akibwira mu rugo avuye kumwima ku isoko,
umuntu ahita amamagara, bwari bucya ari Noheli, umuntu ahita amamagara ati umukozi w'imico gihe nayoboraga icyumba cy'amasengesho kuri ADPR Kiruhura, ahita amamagara ati umukozi mati ngwino nguhe Noheli. Ndabwira umadamu atari umuntu ugiye kuma Noheli Nyabugogo umamagaye, niyo myenda none nyimanukana envelope, ikintu ari bume turayishyura kuri ushyira ibintu ku modoka ikabijyana, none uri yonge akajya kubitora kuri agence. Numvaga ariko ndi bubikora, arangije ibihumbi 3 bitewe n'igihe nari ndimo. Umuntu yamaga 3 nkumva ari nka miliyoni 3. Muragira ngo yari yampaye make? Yari ampaye menshi. Reka nihuta, ndagenda nguramo ibase y'1,000, nguramo amavuta ya movite yari agihari agura 1,000, nguramo umuti w'isabuni y'ubururu ya 5. Muri bya 3 hasigaraho 500. Ndavuga ariko ibi 5 twasiganye nibwo twari kuzabirya ejo kuri Noheli, reka ngenda bari byo nkatishamo babijyane, nishyure kuri agence babijyane. Ngiyeyo barambwira ngo kereka niba envelope gusa, ariko ibase iminsi mikuru ya Noheli muza abantu babatakuru babangana, yameneka yabura, oya envelope niyo dutwara gusa. Mpitamo amagara madamu, banze kubijyana naguze ibase, none bari kuvuga ngo baratwara envelope gusa. Ahita ambwira ngo none se wateze ukabimushyira? Nimwe tubungi Butare uzi ko ari 500 byonyine dusigaranye, wa muntu yamaye 3 byonyine. Ati none se wagiye itike nuzi ko ari 500 kugenda no kugaruka ubwo ari 5. Ati weho bimushyire, fata inzira ndabimushyira. Iwacu ni muri rwa ku Cyinteko, tuviramo abitwa muri ahitwa muri Rwabuye abazi mu majyepfo. Mvamo ndatambika rya kubigega kuba Jeunesse, nambuka igishanga cy'umuceri. Ngeze hagati mpamagara umuturanyi ndamubwira ati bwira kanakaze duhurire muri Rwabuye hari ibintu muzaniye. Abahazi iyo uri kumanuka kuri uriya musozi ubona umuntu uri mu gishanga cy'umuceri ukamenya icyo afite. Ngeze aho nashakaga, yaramanutse muri urwo rutoki ku musozi, ambonye mu gishanga kuri uwo mugezi wa Rwasave mfite ibase, atera haleluya ari ku musozi, nyumva ndi mu kabandi. Araza angezeho atangira kurira ari kunsengera, avuga ngo Mana ndagushimye ko wambabariye. Ubwo yatwaraga iyo base ina plito iyo nda bamuteraga inda, yari umukristo inaha muri Kigali. Ubuzima bumubana bubi, aratajya kubyarira iwabo mu cyaro. Ageze mu cyaro nawe n'imfubyi ntagira ababyeyi, abaturanyi be akajya batira ibase avuye kwa muganga kubyara, ngo nyuma y'ibyumweru 2 baramubwira ngo uzabwira umugabo akugurira ibase, ni umunyakigali, twebwe ntuzongere kudutira ibase ari byo tuba twi. Nibwo yize ubwenge acukura ko basasama amakoma, akajya yogereza akana muri uwo mwobo yacukuye asasamo iki amakoma. Yarangiza akajya ajya mu gasoko kaba bita mu cyahafi, agasaba ifu yo gusiga mu ngingo kugira ngo umwana adatamuka mu ngingo amaze kumwoza. Hashize ukwezi nibwo yasenze aravuga ati Mana, nubwo nakojeje isoni itorero kandi nawe nkaguhemukira, wambabariye kuri umunyembabazi, kandi ikimenyetso cy'uko mbabariye ukampa ibase. Yabonye ibase yizera imbabazi z'Imana. Soze mukomere Imana amashyi, nta kibazo, Imana ni inyembabazi. Soze mbabwira ngo ikibazo si ubwoko bw'icyaha cyangwa ubwinshi bw'icyaha, oya, ikibazo ni ijambo rimwe rivuga ngo mbabarira. Twasomye inkuru z'impumyi yitwa Barutolomayo ngo ibyarwa na Timayo. Natangaye, hari ikindi Timayo yabyara kitari Barutolomayo? Agize kuvuka kwa Timayo, agize kuvuka ari impumyi, ibyo byose bimwirundaho. Ngarikaza kumenya amakuru ko hari umugabo wo kwa Dawidi witwa Yesu ngo w'i Nazareti. Nubwo ntareba, ntafite amahirwe yo kuzagera mu giterane ndimo, ariko amaherezo azancaho kuri iyi nzira. Uzajya uza mu rusengero buri gihe, uko bateguye gahunda ze, umunsi umwe uzakubitana nawe, aba ari we haheraho.
ababyumvisha bamvugire ngo amen. We icyawe nukuza ukahatinda nta kindi. Yesu ashimwe. Igihe kimwe ngo yumva Yesu aratambutse, arabaza ngo uwo ninde utambutse? Ngo ni Yesu w'i Nazareti. Reka mbabwire, Barutolomayo aho niwe shaka ko wumva, ntago yatatse avuga ngo Mana ndashaka guhumuka, ahubwo yatatse avuga ngo mbabarira, kuko azi ko mu mbabazi hari buzemo guhumuka. Haleluya. Imana ikeneye nuko mugirana ubusabane, naho ibindi byose ukeneye Imana irabizi. Munyemerere dusenga Imana. Ibyaha Barutolomayo ko yari impumyi, ibyaha yaturaga ni ibihe byatumye avuga ngo mbabarira? Ni ibyaha yakoze mu bumuga. Mu bumuga umuntu aracurama, aracumura. Uguza umuntu yayakwima, ni uburenganzira bwe n'ayawe. Kubera igihe urimo ukagenda umuvuma. Ibyaha byo mu bumuga ntabyo mvuze, ariko mwese reka mbabwire, uzi guturana n'umuturanyi urahura amakara 6. Subiremo kambivuge mpagaze hano. Uzi guturana n'umuturanyi urahura amakara 6 kandi akajya areba irinini ntarebe irito. Hari igihe azi ukumva wamukubita ikimamiyo ariko ukibuka kuri murokore. Uwiteka tubabarire, dutuye muri iyi si ducumuza, ariko Imana ni inyembabazi. Tudatinze, hari umuntu muri iri teraniro wumva twasengana akabwira Imana ngo mbabarira. Reka mbabwire akandi, uzi yuko kubera Dawidi yamenye password, umubare w'ibanga Imana ikoreramo, ngiyo yatsikiraga gato yabwiraga Imana ngo mbabarira, yatsikira gato akabwira Imana ngo mbabarira. Imana igeze ayibona ko Dawidi ari umunyantege nke, ariko Dawidi nawe akunda gusaba imbabazi. Imana iwe zagutuza mu mbabazi zanjye, ntabwo zizigera zikomoroka. Tubwire Imana idutuze mu mbabazi zayo. Turayibwira twicaye cyangwa duhagurutse? Tuyibwire. Mushumba tebuka udusengere Imana idutuze aho mu mbabazi zayo, kuko ibitwanduza ni byinshi. Ibyaha byo mu bumuga, ibyaha dukorera mu buzima tubayemo twirwanaho, ariko Imana yacu ikeneye ko tuvuga ngo mbabarira. Imana nayo ikatweza. Imana ibaho umugisha.